uyu yitwa Coach Gaël numvaga ngo ni pasiteri najyaga numva kera ngo ari mu by'abapasi ntabwo wigeze kubyumva niba yaravuye mu pasiteri akaza gukora amafaranga ubwo wenda hari anashobora kuba yaragiye ajya gukora amafaranga asanga ntibyunguka cyane akagaruka mu bahanzi kuko niba yaragiye mu pasiteri umuntu ugiye mu pasiteri abagiye mu gukorera iki no kubwiriza abantu ubutumwa bwi kugira ngo baba abantu bima wese ubwo niba yaravivuyemo akabira akaba atakibikora akaba yaragiye mu bucuruzi itiminizi ntari yaragiye mu ki abona birafeirinze bitwara igihe kugira ngo ukumveke abantu kuko ribitangazo uri pasiteri yewe bikanasaba igihe kugira ngo abakristo bakwizere ariko uyu mugabo Coach Gaël cyangwa se Gaël Kalomba byamaze kugaragara yuko atigeze akunda Imana ahubwo yagerageje uko ashoboye kugira ngo ashake amafaranga reka mbanze mbashyiremo kano ka video gatoya ubanze wumve tuza kugaruka kuri Coach Gaël ndetse n'ubutekamutwe bwiwe n'uburyo yabonye amafaranga baraga gute. How did you feel? byizanaga gusa nkumva mbabara iyo natangira nko kwiga. It just came whenever I start studying. Hanyuma ukuntu wakize hari ikintu wumvise cyangwa wumvise gusa wumvise iki? Did you feel anything when you were going to get healed? Numvise mu mugongo na mu muhogo ikintu kijemo ukuntu sinzi ukuntu gisobanura. Uyu munsi rero ikintu nshaka kubabwira kigiye kubaho muri iyi minsi mu byumweru bitatu bigiye kuza nuko mwese mugiye gucamo niwe nababwiraga yitwa Coach Gaël cyangwa se Gaël Kalomba uyu ni umunyarwanda ariko akaba yaravukiye i Burundi yize amashuri ye yisumbuye ndetse na primaire mu Rwanda ariko aza gukomereza muri Uganda aho yize muri kaminuza gusa ntago yaje kuba yahatinda yahise akomereza muri kaminuza mu Buhinde aho yari agiye kwiga imibare uyu Coach Gaël rero yakomeje kwiga kaminuza ageraho aza kuba pasiteri nk'uko mumaze kureba iyi video amaze kuba pasiteri atangira kugenda abwiriza ubutumwa bwiza ahanura yewe anasengera abarwayi bagakira ariko nubwo yakoraga bino bintu umwuka w'amafaranga se umwuka wo gushaka Imana ntago yari awufite cyane ahubwo yakomezaga kwibikaho imbaraga ndetse n'ubumenyi mu kugenda ashaka amafaranga nibyo byatumye rero kuva muri 2013 Coach Gaël yigira inama yo kuva mu Buhinde aho yari asoje amashuri yiwe afite masters mu mibare aravuga ati reka nshaka ikindi gihugu ngomba kuba nakwimukiramo kugira ngo mbashe kuba nabona ibyo nifuza ubwo Coach Gaël ubukene bwari bumaze kumukubita ariko ubona kuvuga ubutumwa bwiza atari ibintu biri kumuhereza amafaranga niko kurambika hasi Bibiliya yegura ibitabo by'abahanga ndetse n'abagabo babayeho bagiye batunga amafaranga Coach Gaël rero yese yinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akimana kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru agaragara ndetse n'ubuhamya yatanze ubuhamya avuga ko yabayeho nabi aho yakoreraga amadolari 7 ku cyumweru yewe ndetse yagiye arara mu modoka inshuro nyinshi reke mbanze mbashyiremo kano ka video kugira ngo baze usobanukirwe iby'uyu mugabo buryo byari bimeze muri Amerika yo kuriya ngo n'isi kandi nabwo ituzuye kuko urumva ku cyumweru nabona nahitaga nkomeza nkagenda niho rero idea yabanje kuza donc nagiye kenshi siho nahereye gusaba abantu benshi bifite zanjye bagenda bacumbikira nkacunaho ku muntu uri kuri kiri mu nzu tukabana so hari rero nigeze gera ahantu sitabura ku macumbikira ndagana rero kandi sinagira so cyane bikoraga muri sama narengena harya nanyuze akaparika keza cyane bari bese kebya intebe aryama ibyo nibikoze nko mu gihe cy'amezi nabikoze nka samwe ndetse n'igice cya winter muri winter aho urumva bakonje indwara mu modoka
hari motele y'isa Portland na y'umuhinde n'ubwo bahinde naragezemo mwari turumvikana ukuntu sasa rero mbere wavuga wowe nawe muri winter hoteli nta muntu naguhamo make akagimbira tubasa uyu mugabo w'umugore umwe n'abana babiri urumva ubuzima yabayeho bwari ubuzima bugoye cyane kandi ubu buzima busa nkaho bukanganye cyane kubaho muri Amerika udafite ahantu uba udafite icyo kurya ndetse n'icyo wambara ugenda uraraguza aho ubonye hose. Gusa ibyo byose ntabwo byigize bimuca intege kubera yuko yari afite inzozi zo kuzatunga amafaranga bitewe n'ibitabo byinshi yari yarasomye ndetse n'ubuhanga afite ndetse n'amashuri yari afite yaramwemereraga kuba yagera ku bintu byose ashaka bitewe n'imibare yari amaze kuba yakwiga muri kaminuza. Uri gutekereza ko rimwe na rimwe nawe yajyaga agira agahinda gakabije akibaza ati ibaze ndi gukoropa ndi kugaburira imbwa ndetse ndi koza n'injangwe ndi gukorera amafaranga makeya kandi mfite masters. Urumva ni akazi kari gakomeye cyane kuri uyu mugabo Coach Gaël. Gusa nubwo bino byose byabayeho yakomeje kuba yagenda akizigama amafaranga dore ko nyuma y'umwaka umwe gusa yari amaze kuba yagira ibihumbi birenga 50 kugira ngo atangire kuba yakora business ziwe. Reka banze shyiremo kano ka video gatoya ubanze wumve ibisobanuro byiwe ndetse n'uburyo bino bintu yagiye kubigeraho. Abantu bose bateye imbere ikintu bakora bazi yuko amafaranga iyo yafashe ukayashyira muri checking account handi ushobora kugera handi ubona buri munsi kuyabika biragoye cyane handi umushiti wawe waza atishora waguriye nawe ukavuga uti ariko wa mugani wakuguriza ugasanga biragiye hanyuma si ikindi kintu ugasanga ejo wagera hariya uragendagenda muri mall yanzo ndayashaka reka nyigura ukavugisha umukunzi wawe ati reka tugafata ejo mukagenda ukabona indi kubera iki kubera yuko ibintu amafaranga arahari urayabona kandi amafaranga rimwe rimwe araryana niyo mpamvu rimwe na rimwe ikintu ukora ni ukuyafata ukayashyira ahantu ngewe amafaranga yanjye yose mfite ntakoresha ntakeneye kugira ngo mbe nk'ubuzima bwa buri munsi agomba kuba byibuze ari mu mazu ari muri stock market cyangwa se ari muri crypto cyangwa se n'izindi investments cyangwa se ari n'ahantu handi hari safe navuga nko mu ma CDs money market account hano mvuga nti kuyakuraho nkajya kugurisha amastore nkajya kugurisha ibiki nkongera ngakuramo. Nyuma yo guca muri byinshi rero ndetse n'imbaraga nyinshi yakoresheje gusa yari afite ubwenge bwinshi cyane bwo kubika amafaranga nibyo byatumye agera ku nzozi ziwe aho yatangiye kuba yatekereza kuba yakukora company yo kuba yakubaka amazu akayakodesha. Muri make uyu mugabo yafataga amafaranga yiwe amaze kuba yakwinjiza akavuga ati reka nyubakemo inzu hanyuma iyi nzu nzayikodesha nze gufata ya mafaranga nanone y'ubukode ngende nyabike neza ubundi nzagende muri banke nakeyo inguzanyo nimara kubona inguzanyo nzaza nubake amazu menshi. We n'umugore we rero bafashe umwanzuro yuko buri mwaka bazajya bubaka amazu 3 dore ko byagiye bikura uko umwaka ugenda ushira ava kuri 3 agenda agera kuri 5. Gaël rero asobanura ko muri ibyo byose kugira ngo abigereho yaje kuba yabifashwamo n'undi musaza yakoraga business nk'iyo ngiyo kugira ngo abashe kuba yamwigiraho byinshi. Afata umwanzuro kuzajya amukorera imibare y'amafaranga amazu yiwe yinjije ku buntu kugira ngo amukureho experience ndetse n'uyu mugabo amufashe muri byose. Muri makeya urumva ko Gaël yari atangiye gutera intambwe amaze kumenyerana n'abantu bashinzwe cyangwa se bamaze igihe kinini bakora iyo business. Nuko nguko Gaël yatangiye company yiwe y'abakozi barenga 200 b'abazungu ndetse n'abirabura bubaka ndetse bakanagurisha ayo mazu. Ari nabwo Coach Gaël yahise afata umwanzuro wo kwagurira umushinga wiwe mu gihugu cyiwe cyamubyaye akahita aza mu Rwanda akavuga ati reka nubaka inzu mbera byombi ya Kigali Universe. Iyi ni inzu rero iberamo imyidagaduro, haberamo imipira y'amaguru, basket ndetse ikaba ari n'inzu
ibarirwamo inzu ya 155 AM, niho icyicaro cyabo kiri, aho yahise aza mu Rwanda atangira kuba yakwifashisha abahanzi mu kwamamaza ibikorwa byiwe.